Muri cya gice tugendera ingingo y'umutekano tukaba tugiye kuganira ku biyobyabwenge nk'uko twari tumaze kubikomozaho. Ibiyobyabwenge byoroheje, ese ubundi ikiyobyabwenge kibicyoroheje gute kandi tuzi ko byose bihanirwa cyangwa se hari itegeko ribihana? Twari tugiye kubiganiraho duhaye ikaze Alex Gasana, akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ibicuruzwa bitemewe n'amategeko mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Tukaba tubaye ikaze. Murakoze. Ubundi ikiyobyabwenge tuzi ko nyine ni ikintu kibi, ikintu cyangiza ubwenge, ariko tukumvamo ngo ibikomeye n'ibyoroheje. Ubundi byoroheje ni ibi abantu badahita bagira ngo hari ibyemewe. N'ubundi turaza kubigarukaho. Hariho ibyiciro by'ibiyobyabwenge byashyizwe mu byiciro. Hakaba ibiyobyabwenge bihambaye, hakaba ibikomeye, hakaba n'ibyoroheje. Turaza kubigaruka. Hari ibihambaye n'ibikomeye. Ibikomeye n'ibyoroheje. Biri mu byiciro bitatu. Rero mu byo tugiye kuganiraho, turaganira ku mabwiriza ya Minisitiri w'Ubuzima nimero 20/0005 19 yo ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 2019 agena urutonde rw'ibiyobyabwenge rw'ibinyobwa bitemewe bifatwa nk'ibiyobyabwenge byoroheje. Umuntu yahitahera no kugira ngo abantu bafite amatsiko kumenya ibyo ari byo, tunamenye niba bitanemewe, kuko dushobora kumva ni ibiyobyabwenge byoroheje ugahita wumva byari byose kandi ibyo byakwemerwa. Ntabwo byemewe. Aho niho duhereye. Ni ibihe rero? Ntabwo byemewe. Urutonde ndarugarukaho mu kanya, munyihanganire. Reka tubanze tuvuge ku bijyanye nanone n'iteka rya Minisitiri w'Ubuzima nimero 001/MOH/2019 ryo ku itariki 4 z'ukwa gatatu 2019 rishyiraho urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo. Ibyiciro ni bya bindi maze kuvuga. Urutonde rwabyo iryo teka ryararukoze, noneho mu kurikora ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2019, ariko mu gusohoka kw'iryo teka rya Minisitiri rigaragaza ibyiciro by'ibyo biyobyabwenge, noneho rigeze ku cyiciro cya gatatu cy'ibyoroheje ugasanga ntabyo bashyizemo, nta rutonde ruriho. Noneho aya mabwiriza aje kuzuza ririya teka rya Minisitiri. Ubwo rero tukiri aho ngaho, muri iri teka, muri aya mabwiriza ya Minisitiri ku biyobyabwenge mu by'ukuri bihambaye, reka mvuge ibigaragaramo. Harimo kokayine, harimo heroine, harimo n'urumogi. Ibyo byagaragaye muri rya teka rya Minisitiri. Harya buriya kokayine yo ntibarirwa mu rumogi? Oya, kokayine iri ukwayo. Ni ikiyobyabwenge gihambaye mpuzamahanga, ushobora gusanga ahantu hose, cyambuka imipaka kikagera mu bihugu byinshi. Noneho kinahenda. Urumva harimo kokayine, heroine n'urumogi. Noneho twagera ku biyobyabwenge bikomeye, harimo icyitwa mayirungi, harimo icyitwa shisha, harimo rwiziringa, harimo ibyo bita cigarette electronique. Aho urwo rutonde rugaragaza ibihambaye, ibikomeye, n'ibyoroheje. Ariko rwagera ku byoroheje, noneho ugasanga ntabwo bavuga ibyo ari byo. Ariko hagati aho ngaho Kanyanga ibarizwa mu byoroheje. Turaza kubibona. Turaza kubibona. Bayibariraga mu bikomeye. Numvaga ngiri mu bikomeye cyangwa bihambaye kuko mu by'ukuri rero kuba bitaragaragaye cyangwa se batarashyizeho urutonde rw'ibiyobyabwenge mu gice cy'ibyoroheje, ntabwo mu by'ukuri ari uburyo hari bwo kurangara cyangwa se kubikora nkana. Byabaye gushaka kunoza urwo rutonde. Kunoza urwo rutonde bivuze yuko
ibyo biyobyabwenge bigaragara mu cyiciro cya gatatu cy'ibyoroheje ni ibiyobyabwenge akenshi usanga bitemerwa nk'ibiyobyabwenge mu bihugu byose. Urugero naguha ni uko hari ibihugu duturanye bidafata kanyanga nk'ikiyobyabwenge, usanga abantu bayinywa bayicuruza ku mugaragaro ku buryo nabo mu bindi bihugu bashobora kujya kuyirangurayo bakayizana. Noneho ibyo ngibyo ugasanga ntabwo bifatwa nk'ibiyobyabwenge nk'uko za kokayine twavuze, za heroine twavuze, urumogi bifatwa nk'ibiyobyabwenge mpuzamahanga usanga ahantu hose mu bihugu byose. Umuntu yahita yibaza ahubwo nashakaga kuhita mbaza kubera ko iyo umuntu afashwe mukagenza icyaha kuri we akurikiranwa bikurikije amategeko. Yego. Niba ingingo ubwayo itabisobanuye ngo ibigaragaze, uyu muntu araza guhanwa n'iyihe ngingo? Kubera ko yego hari ingingo ivuga ibiyobyabwenge byoroheje, ariko niba ntabonyemo kanyanga mwamfatanye kanyanga munyereka itegeko rimpana, cyangwa se wenda za nzoga z'inkorano nyereka itegeko rimpana. Nibyo ikibazo ubajije ni cyiza, kuko mu by'ukuri izo mpungenge zariho, ariko hariho igisubizo. Igisubizo cyariho ni uko mbere y'uko urwo rutonde rujya ahagaragara hari hasanzwe hariho iteka rya minisitiri ryagiyeho muri 2015. Iryo teka rya minisitiri ryari rifite nimero 20/35 ryo ku itariki 9 z'ukwa gatandatu 2015. Noneho iryo teka ryashyiragaho urutonde rw'ibiyobyabwenge cyangwa ibinyobwa bifatwa nk'ibiyobyabwenge, aho uzasanga harimo n'izo za Suzi waragi, n'izo za Chief waragi, harimo nanone essence nayo ifatwa nk'ikiyobyabwenge. Ubu ngubu iri mu biyobyabwenge byoroheje. Essence, kore. Ndabona Bible yakurebye nk'umuntu utazi ko essence bayikoresha nk'ikiyobyabwenge, nawe mwayimusobanurira. Nyine ubwo nicyo nshatse kumenyesha. Barayihumeka burya. Barayihumeka ko essence ni umwuka winjira mu mubiri w'umuntu unyuze mu mazuru, mu nzira zihumeka. Iyo bayihumetse yirukira mu mutwe. Tuvuge nk'abari abantu bakorera kuri za station se aramutse ayihumetse. Ubwo reka mbabwire ndabyumva, ariko udukurikiye wenda utazi yuko, kuko nanjye ntabwo nzibona ko bayihumeka, najyaga numva bavuga ngo umuntu yanyweye essence, ntabwo nzi n'ababikoze nkana akayihumeka. Ariko ni ukugira ngo udukurikiye mu kiganiro waramutse Rwanda utazi ibyo ngo barayihumeka bajya bati ihumeka ute, ashobora guhita atekereza ati babantu bakora kuri station se burya bahumeka essence, ko bayihumetse kubera ahirirwa hakora, ese ni icyaha? Mubasobanurire neza. Urabona kuri station essence uburyo bacuruza essence ni uburyo bunarinda essence kuba yakwangirika. Essence ubundi ni umwuka, ishobora no kwiyevapora mu Kinyarwanda igatwarwa n'umwuka. Noneho bafite uburyo bayirinda. Urabona ko akundi bafata pompe bakinjiza mu modoka, umupira uva aho essence iri, ntaho essence ihurira n'ikirere cyo hanze, itayinjira yinjira mu modoka, barangiza bagakupa. Wa muntu rero ukora kuri station abikoze nkana akerekeza ku mazuru ye essence, aba ariho ayihumeka kandi nkana, ni ukuvuga ngo nawe yafatwa nk'ufashe ikiyobyabwenge. Ariko kuba atanga essence kuriya ntabwo. Hari abayigura bakayigura kugira ngo bajye kuyihumeka rwose, hari ababikora gutyo. Abayitanga bo nta cyaha kibahama, yagurishije ka essence gatoya ko kujya guhumeka gusa. Urumva icyaha kibahama, icyaha cyabahama nuko baba bazi ko bayihaye ugiye kuyihumeka. Ariko akenshi iyo bayitanga bayiha abantu bazi ko bagiye kuyikoresha ikisanzwe ikoreshwa, kwishyira mu modoka, kuyikoresha indi mirimo ikora. Kugira ngo barimo kigaruka kuri iki, hari ikintu yarabaje mu kanya, niho mwarimo gikomeza kubera ko ni ikibazo umuntu wese yakwibaza ko urwo rutonde rudahari, umuntu azahanirwa iki? Nibyo nanjye nari ndiho nsobanura yuko hariho iteka rya minisitiri mbere, ni ukuvuga ngo ryari ritarakurwaho na ririya mu by'ukuri, kuko ibyo ryateganyaga ntabwo byari byagaragaye ku rutonde.
ni ukuvuga ngo uwafatwaga acuruza akanyanga cyangwa yinywa cyangwa se n'ikindi kiyobyabwenge za suzi warage twavuze, izo za essence twavuze, yahanwaga hakurikijwe iri teka rya minisitiri. Ariko noneho hariho abantu avuga ati ariko se kubera iki mumfashe, ibi mumfatiye ni ikiyobyabwenge. Icyo gihe iyo bibaye ngombwa bajya gupimisha, ko dufite laboratwari zipima zikamenya ko ikiyobyabwenge iki kintu ari ikiyobyabwenge. Ni ukuvuga ngo kuri iri teka bateganya ko n'inzoga, inzoga zifite alukoro yo mu bwoko bwa metanol cyangwa etanol, ibyo ni ibinyabutabire biba mu nzoga. Iyo igifite metanol irenze 0.5% gifatwa nk'ikiyobyabwenge. Iyo irengeje 45% etanol 45% ifatwa nk'ikiyobyabwenge. Hamwe bandika vol. Urumva ni volume ya alukoro. Izo zishobora kwinjira gute mu gihugu? Uburyo zinjira mu gihugu ni uburyo urebye bwa magendo, kuko ntabwo byemewe. Naho byakwinjirira hari abashinzwe kubigenzura, ntabwo babikwemera ko byinjira. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kujya nko muri liquor store ugasangamo inzoga irengeje 45%. Iyo usanze irengeje 45% kiba ari ikibazo. Wakurikirana uyicuruza, kuko iyo irengeje ifatwa nk'ikiyobyabwenge. Hanyuma ku bijyanye n'ibihano, hari ibihano bihana wa wundi wanyweye ibihambaye, hari ibihano bihana wanyweye ibikomeye, hari n'ibi ngibi bitandukanira hehe? Ku bijyanye n'ibihano rero biratandukanye, uko n'ibiyobyabwenge bitandukanye muri bya byiciro. Uhereye ku cyiciro gihambaye, uhamwe n'icyaha cyo gucuruza, gutunda, guhinga, gukora ibyo biyobyabwenge bihambaye, ahanishwa igihano cya burundu, igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya $20,000 ariko atarenze $30,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibihano byarazamuwe cyane. Noneho wagera ku cyiciro cy'ibiyobyabwenge bikomeye, igihano cy'igifungo n'imyaka itari munsi ya 20 ariko itarenze 25 igifungo. Bivuze ngo uwakatirwa ntiyakatirwa munsi ya 20. Ntabwo yakatirwa munsi ya 20. Noneho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya $15,000 ariko atarenze $20,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Noneho wagera kuri bya biyobyabwenge byoroheje, ari nabyo turiho tuganiraho. Yego. Ni igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. N'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda $5,000,000 ariko atageze kuri $10,000,000. Hanyuma njyewe ndacyagaruka kuri aka kantu. Uyu muntu wafashwe akaba ashobora kuvuga yego itegeko ubusanzwe rigaragaza yuko udakwiriye kwica itegeko nkana ngo nurangiza uvuge ngo ntago narimenye. Umuntu wari wese agomba kumenya itegeko. Reka turebe uyu muntu wenda yatekerezaga yuko ashaka gutangira gucuruza inzoga. Reka wenda tugaruke ku nzoga kuko wenda ni zimwe mu zo mwakomojeho. Hanyuma arebye iri tegeko igaragaza ibiyobyabwenge, abona bikomeye n'ibihambaye ariko n'ibyoroheje, abuzemo liste. Hanyuma akabona yuko wenda nuko dusanzwe tuzi ngo nk'inzoga z'inkorano ntago zemewe, ariko ntaho itegeko rizigaragaza. Ariko wenda we aratekereje ati njyewe nzita cyane ku isuku zabikoze neza, ariko ntazi ngo wenda zifite za vol, ariko ubundi biba ari volte, ni volume, ni iki? Volume ya alukoro. Volte. Kuko reka byose ni umuriro. Noneho ntabwo azi ngo ni volume ingana gutya. Arazikoze yitaye ku isuku. Uyu muntu azahanwa n'irihe tegeko? Kuko nawe nubwo wenda rya tegeko rivuga ngo ntakwiriye kwireguza yuko atarizi, ariko noneho afite n'ingingo imurengera yuko nta ngingo ivuga neza ngo isobanura ati
gucuruza iPad ntibyemewe asoma iPad abimenye avuga ati nubwo ngiye kwicuruza ariko ngiye kwica amategeko cyangwa se ndayirinze mu byo nzacuruza. Urakoze, icyo kibazo ni cyiza nacyo. Mu by'ukuri umuntu ugiye gucuruza inzoga, reka duheraho ngaho wenda gucuruza inzoga z'amarikeri cyangwa se n'izindi nzoga, agomba kwita kuri biriya bipimo twavuze. Kuvuga ngo niba ifite metanoro ntirenze 0.5%, niba ifite etanoro mu biyigize ntirenze 45%. Ibyo atabihugukiwemo hari abantu bashobora kumufasha akaba yabimenya, noneho akarangura inzoga zemewe. Mu by'ukuri rero iyo mibare yo irahari, irazwi bya etanoro na metanoro, biba byanditse ku macupa. ndavugira mu itegeko byo birasobanutse, etanoro ingana gutya na metanoro ingana mu itegeko urutonde bashyizeho rw'ibiyobyabwenge byoroheje ari nabyo tugiye kureba noneho. Ntabwo mu by'ukuri bashyizeho ngo iyi ibifite kangahe ku ijana, bashyizeho amazina, ariko gushyiraho amazina byumvikanisha ko ibyo byose birengeje bya bipimo twavuze, kuko biba byarabanje gusuzumwa bikigwaho n'abantu b'impuguke muri ibi bintu, noneho bakavuga bati ibi byose tumaze kubona ko birengeje bya bipimo, ntabwo byemewe. Ariko ndagira ngo wenda ndabona mufite namwe mu mazina kugira ngo n'abantu badukurikiye bamenye ngo bamugane bimwe nakoraga sinarinzi ko bitemewe. Nibyo, iyo ugiye mu ngingo ya kabiri y'aya mabwiriza ya minisitiri turiho tuganiraho, usanga bagaragaza urutonde rw'ibinyobwa bifatwa nk'ibiyobyabwenge byo mu cyiciro cyoroheje. Icya mbere bavuga ni esanse cyangwa lisansi, nabivuze ko bayihumeka. Kore nayo barayihumeka, kanyanga barayinywa. Kore harya ntibayikora, irakorwa. Kore barayigura, ariko bashobora no kuyikora kuko ni ibintu chimique abantu bashobora gukora. Ariko uyinyweye cyangwa ayigura abizi ngo ni koraguze. Ni koraguze. Kanyanga yitwa Chief Waragi, yitwa Kitoko, yitwa Zebra Gin, yitwa Simba Waragi, Kingi Waragi, Suzi Waragi, Living Waragi, inyinshi zirimo iryo jambo Waragi. Living Waragi, Coffee Spirit, Coffee Spirit, Host Waragi, Special Zebra, Kirabiranya, hari yitwa Kirabiranya, Muriture, Umugori, Umunanasi, Nyirantare, Yewe Muntu, Igikwangari, hari yitwa Rukanyaga Inshege. Noneho ikindi cyose gifite metanoro irengeje igipimo cya 0.5 n'ibice 5%, n'igifite etanoro irengeje 45%, nibyo twavuze mu bikigize. Ikindi cyose gishobora kuboneka, ni ukuvuga ngo ikindi cyaboneka ugifatanywa akavuga ati iki ntabwo ari ikiyobyabwenge mumfatanye murandenganya, tujya kukipimisha. Ibyo byose muvuze turabyumvise, hari n'ibyo tuzi, ariko mu maduka, muri za butike, izo zose wavugaga inyinshi rwose zirimo, zirahari. Niba zihari rero, niba zihari, ubwo ni ukureba, ni ugushaka amakuru tukamenya hariho, noneho tugakora ubukwabo, gusa numvise nanjye harimo tugakurikirana abazicuruza kuko ntabwo byemewe. Nka Coffee Spirit ni iki? Ni inzoga, ni inzoga, ni ubwoko bw'inzoga, ni imwe mu bwoko bwa za Warage. Ni nk'ubwo bwoko bwa Warage. Ibyo ari byose no kuba byandikwa hano nuko biba bishoboka yuko byakwinjizwa wenda mu buryo butemewe, ariko bikaba byakwinjizwa. Impamvu nashaka nanivuze ko zihari, ubwo n'abadukurikiye barabizi, mu mabutike hirya no hino uzisangamo. Nta cyuho mubona kigihari mu kurwanya ibyo byose mwavuze? Icyuho navuga ko wenda gihari ni ukutabona amakuru ahagije, kuko tubonye amakuru nk'uko mbwiye uti mu maduka, mu mabutike birahari, tukamenya hariho, turagenda tukabifata, n'abo bantu babicuruza bagakurikiranwa.
kuko ntabwo byemewe n'amategeko. Reka tureke wenda uyu mucuruzi ibyo ari byo byose niba afite ya chief warage mwahoze murimo muratubwira, ariko ibyo byose kuba hari amazina amwe namwe umuntu ashobora kumva arayazi, ni ukuvuga ngo birahari cyangwa se wenda biragenda bikendera. Ariko reka tureke uyu mucuruzi ibyo byose niba bicuruza arabizi ngo arimo aracuruza ikintu kitemewe. Uyu muntu wagiye akabinywa ushobora kureba umuntu ukaba wavuga uti we wanyweye ikintu kitemewe n'amategeko, cyangwa mwebwe imbaraga muzishyira kuri wa wundi urimo gucuruza. Ubwo ndimo ndarebera uyu muntu wenda na kwa kundi ashobora kuba yatwara ikinyabiziga akaba yafatwa, bishobora kumenyekana ko n'icyo yanyweye kitari cyemewe, cyangwa mwebwe imbaraga muzishyira kuwucuruza gusa. Imbaraga buriya zishyirwa ku bantu bacuruza n'abantu batwara ibiyobyabwenge babivana ahantu babijyana ahandi, babikwirakwiza. Mbese abanywa urebye bafatwa nk'inzirakarengane. Buriya iyo ufashe ingamba zo gukumira uhera cyane cyane ku bacuruzi n'abakwirakwiza, kuko iyo bitagiye ngo bigere ahantu runaka, na wa wundi ubinywa cyangwa se ubikoresha arabibura, ntabwo abibona. Mugeze kutubwiramo sigarete elegitoronike cyangwa se itabi rya elegitoronike, ngira ngo n'abantu bazemo babigiraho umunsi urutonde bamwe barubonaga bakajya bagaragaza ko iryo tabi nta kintu ritwaye, ahantu henshi ryemewe, ahubwo ukanasanga nk'ibihugu bikunze gukoresha cyangwa se bifite abaturage banywa itabi cyane, usanga banabagira inama yo gukoresha itabi riri elegitoronike kuko ari ryo ritangiza cyane ugeranije n'iri risanzwe byo gutumura umwuka. Kuki amabwiriza ya minisitiri naryo arishyiraho? Impamvu arigarukaho ni uko mu by'ukuri nubwo aho ngaho mu mahanga mu bihugu byateye imbere usanga barikoresha kandi ugasanga nta kibazo, twebwe inaha ni nk'uko wabonye icyitwa shisha. Shisha baragiciye, cyari cyadutse mu minsi yashize. Mu by'ukuri rero ahandi barabikoresha, hari ahandi babikoresha aho banywa cyane amatabi. Rero kuba barabiciye barabishyize mu biyobyabwenge ni uko inaha abantu bitwaga ko banywa sigarete elegitoronike ariko bakaba bashyizemo urumogi. Muri shisha bagashyiramo urumogi cyangwa ibindi binyabutabire bituma ubwonko bwabo bumera nabi, bumera nk'ubw'abasazi nyine. Rero kugira ngo bakumire babishyize mu biyobyabwenge nabyo barabica ko. Ese iyo mukurikiranye ingaruka ziterwa n'ibiyobyabwenge byoroheje ariko mukagereranya n'iziterwa n'ibiyobyabwenge bikomeye cyangwa se bihambaye, mubona itandukaniro riri he? Mu by'ukuri itandukaniro rirahari, kuko niyo urebye uburyo babishyize mu byiciro usanga bitari mu byiciro bimwe. Tuvuge duhere nko kuri nka kokayine na heroine, abantu umubiri umaze kumenyera ibyo biyobyabwenge, usanga umuntu atakiri umuntu, asa n'uwapfuye ahagaze. Ariko umubiri ugasanga hari ibintu biza ku mubiri bidasanzwe, indwara z'uruhu, ugasanga ni wa muntu uhora ararikiye icyo kintu, niba kibuze biraba ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo ku mubiri we hari ingaruka zikomeye. Ku bijyanye n'ubukungu hari ingaruka zikomeye, kuko uko ajya kubigura ko bihenda niko ashobora no gushaka amafaranga mu buryo bubi, bwo kwiba, bwo guterura icyo abonye akajya kugurisha kugira ngo abone cya kintu umubiri umusaba. Ariko ku bijyanye n'ibiyobyabwenge tuvuge byoroheje, nabyo nubwo bigira ingaruka ariko ntabwo zikomeye cyane nk'iziboneka mu biyobyabwenge bihambaye cyangwa bikomeye. Nk'ubugenzacyaha byari byose ntabwo muba mwifuza guhorana abanyabyaha cyangwa se guhora mushakisha abanyabyaha, nubwo ariko akazi kanyu. Hari n'icyo mwisabira abanyarwanda, kubera ko mu badukurikiye hashobora kuba hari ababigura, hashobora kuba hari ababicuruza, hashobora kuba hari n'ababibona n'ababicuruza wenda ariko ntibagire uruhare mu gutanga ayo makuru. Ni iki mwabasaba? Icya mbere naheraho ni icyo ngicyo uvuze cyo gutanga amakuru. Guha amakuru urwego rw'ubugenzacyaha ajyanye n'ibiyobyabwenge no kubirwanya, bakayatanga ku gihe
natwe tukabikurikirana tukabirwanya nk'uko dusanzwe tubirwanya dushyizeho imbaraga, no gukorana n'izindi nzego ko ubugenzacyaha ntabwo bukora bwonyine, hari izindi nzego dufatanya, tuvuge nka polisi y'igihugu turafatanya muri urwo rugamba rw'ibiyobyabwenge, nka minisiteri y'ubuzima, nka minisiteri y'urubyiruko n'izindi nzego turafatanya. Izo ni inzego z'ibanze, gutanga amakuru kuri izo nzego no ku bugenzacyaha, tukarwanya ibyo biyobyabwenge tugafatanya tukabihashya. Iyo urebye mu biyobyabwenge nk'ibikomeye, akenshi bakubwira ko ababinywa biganjemo urubyiruko, ariko se mwebwe mufatira muri ibi bikorwa cyangwa se muri ibi byaha mu biyobyabwenge byoroheje, mubona ari ikihe cyiciro cy'abantu? Nanone n'urubyiruko cyangwa se n'abakuru barakinywera twabarage? Mu by'ukuri rero ni urubyiruko. Iyo urebye ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge muri iki gihugu, usanga ababifatirwamo abenshi ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 35. Ndetse iyo ugenzuye ukajya no mu mibare, mu bejo bundi nahoze ndeba mu mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka, nasanze bagize 70 irenga ku ijana babifatiwemo, byabafashwe bose. Hanyuma wenda turebeye ibihano ibyo ari byo byose byarakajijwe, ni na byiza mu rwego rwo guca ibiyobyabwenge, ariko mukareba aho ibiyobyabwenge aho ibihano byakarijwe ndetse n'uburyo wenda ibiyobyabwenge byinjira, birumvikana byinjira mu buryo bwihishe cyane, ariko namwe mufatanije na polisi hari ingamba mwashyizeho mu rwego rwo kubigenza cyane no kugira ngo bifatwe. Murabona byibuze ibi bihano hari ikikango byashyizemo? Hari ikikango byashyizemo, kuko iyo ugenzuye usanga bitakiri nka mbere wasangaga abantu basa naho ntacyo bikanga, ibihano basa naho babikeresheje mba ariko mvuga, cyangwa se batabihaye uburemere, akavuga ati nifatwa nzahajyamo imyaka runaka nzarekurwa, cyangwa se ninjyamo abasigaye dufatanya bazagira uko babigenza, mvemo dusubire dukore. Ariko ubu ngubu aho hagiyeho biriya bihano, harimo igihano cya burundu n'iriya hazabu ikomeye y'amamiliyoni mwumvise. Mu by'ukuri ubona hari benshi bagiye bikanga, n'ababikora bakabikora bagerageje kwihisha no gukora ku buryo batamenyekana, ariko natwe ntabwo dusinziriye, abo bose tugenda tubatahura. Ese mubona wenda nko kugenza icyaha cy'abinjiza cyangwa se bacuruza nka kokayine, twahoze turimo kuvuga buryo kokayine ni kimwe mu biyobyabwenge bizwi yuko bihenze, bivuze ngo irangurwa n'abifite kandi ikanagurwa n'abifite. Biroroshye yuko mugenza iki cyaha ku buryo munamenya ngo kokayine yabiri aha ngaha, mugeranije wenda n'ubundi buryo mushobora kugenzamo ibindi byaha? Nibyo twavuze duhereye ku makuru duhabwa n'abafatanyabikorwa bacu aribo baturage. Turabimenya uburyo yinjira. Nk'ubu urugero naguha, hari ibyo dufata tukabifatana abantu b'abagenzi b'abanyamahanga binjiye ku kibuga cy'indege baje mu Rwanda, cyangwa se bahanyuze bajya ahandi. Hari abo dufata babifite mu nda, babigendana mu nda cyane, urumva, babigendana mu nda. Mukabasha kubimenya yuko arabifite mu nda? Turabimenya kubera ko hari amakuru umuntu agenderaho, hari uburyo abakurikirana ibyaha cyangwa abashinzwe umutekano bakorera ku kibuga n'ahandi ku mipaka yacu baba barahawe amahugurwa yo kumenya kwitegereza umuntu, bakamenya niba hari ikintu yishisha cyangwa se hari ikitagenda muri we. Iyo bigenze gutyo bakamukeka, bamushyira ahantu bakamwitegereza neza, noneho iyo bimurimo aza kugera aho ashaka kubyituma. Bamujyana aho yituma agatangira kubyituma, noneho icyo gihe dukora ku buryo tumujyana kwa muganga, oya ntabwo bamubaga, bamunyuza mu byuma bireba mu nda, bakamenya ingano y'ibirimo, bakamuha n'imiti ishobora gutuma abisohora ku buryo bwihuse. Noneho yarangiza agakurikiranwa
hakurikijwe amategeko. none se nka bamwe bavuga cyane ngo uburenganzira bwa muntu tuvuge ni umugenzi ni umunyamahanga yaraje wenda yari kunyura mu gihugu wenda afitemo iminsi ibiri ubundi agahita agenda ntawe uzi wenda niba ari bubicuruze mu Rwanda cyangwa se azabijyana ahandi ntago wenda murabona hakurikiyeho ikintu cyo kuvuga kiti bavogereye uburenganzira bwanjye nk'ikiremwa muntu. Oya ibyo ntiwabivuga ntekereza ko yaba adashyira mu gaciro. Mu bihugu byose aho uzajya uzasanga kokayine na heroine cyangwa n'urumogi n'ibindi biyobyabwenge bihambaye twavuze barabirwanya. Uwo baketseho ko abifite baba bafite uburenganzira bwo kumusaka bakabimuvanamo bakamukurikirana hakurikijwe amategeko batitaye ngo ni umugenzi wagendaga batitaye ngo afite ubwenegihugu ubu n'ubu. Hari abafatwa bafite ubwenegihugu butandukanye kandi bagakurikiranwa hakurikijwe amategeko. Bwana Alex dusoza umuntu yakwibaza mu Rwanda ntiduhinga ibiyobyabwenge nta bihaba ntibinemewe ariko si murebye mu bugenzacyaha mukora abo babifatanywa ni abanyura mu Rwanda bagiye ahandi ni ababizanye ku isoko ry'u Rwanda aho byiganje cyane ni hehe usanga cyane cyane kuri ibyo ngibyo byari bikomeye mwavugaga nk'ibi bihambaye twavugaga birimo kokayine na heroine mu by'ukuri byombi byuvuze nibyo hari ababinyurana hano bashaka kubijyana ahandi hano hakaba nka transit ariko ni nabo benshi urebye abandi bakagerageza kubyinjiza kugira ngo babishakira isoko hano kuko harimo bakeya muri iki gihugu babikoresha. Byombi rero birashoboka ariko abenshi baba ari abashaka kubijyana mu bindi bihugu. Reka dusoreze ahangaha dushimira cyane Bwana Alex Gasana akaba ari umuyobozi mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB akaba ashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ibicuruzwa bitemewe n'amategeko. Mwumvise ko hari icyo amabwiriza ya Minisitiri ateganya ku byitwa ibiyobyabwenge byoroheje ntabwo kuba byoroheje bivuze ko mukwiye kubinywa cyangwa se mukwiye kubicuruza. Twumvise yuko impamvu byoroheje nuko mu Rwanda dushaka kubifata nk'ibiyobyabwenge ariko hari ibindi bihugu bitabifata nk'ibiyobyabwenge na cyane yuko nanone haba hari n'ibindi bishobora kuvuka nyuma nyine twumvise nk'amazina dusanzwe tuzi ngo yewe muntu muri ture amazina nk'ayo ngayo nyirantare n'ibindi twumvise rero yuko ntago kuba byoroheje ntago biguha uburenganzira bwo gufata ibyo biyobyabwenge kuko amategeko araguhana uko byagenda kose. Reka tumushimire cyane rero mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Mukanya turadukomeza n'ikiganiro cyacu aho tugiye kureba imitangire ya service turanyarukira hanze ya studio turareba imitangire ya service mu gutwara abantu n'ibintu.